Ese ni iyihe mpamvu abantu barya ibiryo byinshi abandi bakarya bikeya? Ibi nimwe mu byo ngiye kugenda ngusobanurira akantu ku kandi, ukurikire video yose kugeza irangiye. Ndabizi ko hari byinshi uri busobanukirwe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ingano y'ibyo umuntu arya ishobora kuba igenwa n'imikorere y'ubwonko, aho ibice bitatu byabwo bikorana no kugena niba arya byinshi cyangwa bikeya. Ni inyigo yakorewe ku mbeba. Abayikoze bagaragaza ko ibyo babonye bishobora guhura neza n'imikorere y'umubiri w'umuntu. Ku bwonko bw'inyamaswa haba utunyangingo cyangwa se tuzwi nka neurons twagenewe gutahura imisemburo itanga ibimenyetso by'inzara, tukagaragaza niba ushonje cyangwa ihaze. Utwo tunyangingo ngo duhita tunagenzura ibikorwa byo ku kindi gice cy'ubwonko, bikaba byatuma igira icyo ikora ngo irye. Ibyo ni ibikorwa bibera mu bwonko gusa hagati y'ibice bigera muri bitatu, hagaturuka umwanzuro utagizwemo uruhare n'ikindi gice. Umwanzuro uza wihuse nk'uko iyo ukoze ku kintu kikagutwika uhita ukuraho ikiganza vuba na bwangu. Ubwo iyo ibyo bice bibonye bigaragara ko imbeba ifite inzara, bifata umwanzuro wihuse bikohereza ubutumwa ku bindi bice ko igomba kugira ikirya uko byagenda kose. Ubushakashatsi bwamuritswe mu kinyamakuru Nature bwakorewe ku mbeba gusa, ariko ababukoze bavuga ko no ku muntu bishobora kuba ariko bimeze nubwo ibyo bice batarabigaragaza ku bwonko bw'umubiri w'umuntu. Nibimara kwigwa bikagaragaza ko no ku mubiri w'umuntu ariko bigenda, abashakashatsi bahamya ko byahindura imvugo zikoreshwa iyo abantu bavuga ku mubyibuho ukabije. Abenshi batavugaho rumwe, bamwe bavuga turamuntu abyibuha kubera ko yariye, abandi tiyananutse kubera inzara. Bamwe babivuga mu buryo bugiye bitandukanye. Aganira na Live Science, Christine Kose wayoboye abakoze iyo nyigo yagize ati, kugena ingano y'ibyo turya n'igihe turira ntabwo bishingira ahanini ku mwanzuro wawe. Ni ibintu biba gutyo gusa bikabera aho ngaho bihita birangira ako kanya. Umubyibuho ukabije wakunze kugaragazwa kenshi nk'indwara idakira, iterwa n'impamvu zirimo guhererekanwa mu ndangasano cyangwa se genetics. Ni ukuvuga ngo niba umubyeyi awufite bikaba byoroshye ko n'umukomokaho azawugira uko byagenda kose. Byagaragazwaga ko ituruka ku ngaruka z'imyanzuro umuntu yifatiye ku giti cye mu bijyanye n'uko afata amafunguro. Ibyagaragajwe n'ubwo bushakashatsi bushya biravuguruza iyo myizerere yari isanzweho. Bamwe mu bashakashatsi basanzwe bizera ko ingano ntarengwa y'umubiri w'umuntu muri rusange igenwa n'aho akomoka ndetse n'aho aba. Bibaye bimeze bityo, byaba bivuze ko umubiri w'umuntu n'ubundi uba ugomba kugira ingano runaka ihamye, kabone niyo yarya byinshi cyangwa bike ko byo akeneye, cyane ko haba hari n'uburyo bwinshi ufite bufasha muri ibyo ngibyo. Icyakora iyo ubwo buryo butawufashije, ingano y'umuntu ishobora kwiyongera cyangwa ikagabanuka. Nk'urugero, iyo umuntu amaze kurya ahaze, havubuka imisemburo ibwira ubwonko ko ikwiye kurekeraho kurya. Iyo misemburo ngo ivubuka akenshi nyuma y'iminota 20 uriye ukumva uhaze. Nyamara iyo hagize ikirogoya iyo misemburo, ushobora kumva ushonje cyane kabone niyo waba wariye ibihagije. Ibyo ngo bishobora gutuma rimwe na rimwe umuntu arya byinshi bikamuviramo umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi bwo mu bihe byahise bwerekanye ko igice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus ari cyo kigira uruhare runini mu kugena uko umuntu arya. Ari nayo mpamvu imiti myinshi ifasha kugabanya ibiro by'umubiri usanga yerekeza kuri icyo gice. Icyakora igabanuka ry'intungamubiri zizwi nka BDNF ryagiye rihuzwa n'intandaro y'umubyibuho ukabije ku bantu ndetse n'inyamaswa. Iyo nyigo nshya igaragaza ko hari ihuriro hagati y'ubwonko. Ubushakashatsi kuko abayikoze basobanuye ko utunyangingo twa hypothalamus dukora BDNF twakoraga neza mu bwonko bw'imbeba bagize umubyibuho ukabije ari uko kugaburiwe ibiribwa bifite ibinure byinshi.
Ni ibintu bisobanurwa nk'aho utunyangingo dukora BDNF tugira uruhare mu kugenzura niba umubiri ushobora kwiyongera kugira ngo tugabanye ubushake bwo kurya cyangwa se appetite. Kugira ngo abo bashakashatsi bamenye neza niba ibyo bifite amahirwe menshi yo kuba ari byo, bagiye basinziriza twa tunyangingo dukora BDNF bakongera bakadukangura. Ni mu gihe badusinzirije, imbeba zaryaga ibiryo bingana n'1,200% ugereranije n'ibyo zakabaye zirya mu buzima busanzwe, ndetse zigakomeza konja n'igihe ibiryo zazimaze, ndetse bigakomeza konja n'igihe ibiryo zabimaze. Hari nubwo zageragezaga kurya ibintu bizegereye nk'ibiti. Ibyo abashakashatsi babona nk'aho ari ibintu byikoraga bitazifashijeho umwanzuro. Mu by'ukuri imbeba nta mwanzuro zabigiragamo, ni ibintu byikoraga cyangwa se byasaga nk'aho ari automatique. Nyamara igihe utwo tunyangingo twabaga twakanguwe, izo mbeba zarekeraga kurya mu gihe gikwiye kandi ntizongere gukanja. Kose ndetse uyu wakoranye n'abashakashatsi bagenzi be batekereza ko ibyo babonye ku mbeba hari amahirwe menshi y'uko no ku bantu ariko bimeze uko byagenda kose. Ubu aho abashakashatsi bakurikijeho kureba niba ibyo babonye hari icyo bishobora guhindukaho bitewe n'ibyiyumvo nk'umuhangayiko n'ibindi. Kubera iki bamwe babyibuha abandi bakananuka? Kiro, buzima, kibonge, nzovu n'andi mazina menshi akunze gukoreshwa muri rubanda baninura abitwa ba magara make cyangwa ababyibushye, bavuga ko nta munoza. Ariko se kuki abantu batatu barya ibingana, umwe akaba munini cyane undi akaba mu rugero cyangwa akananuka cyane? Hari abakeka ko kubyibuha biterwa ahanini n'ingano y'amafunguro umuntu arya cyangwa ubuzima bw'umuryango abamo, ariko biterwa urujijo no kubona umwana uvuka ahitwa ko haciriritse, ashishe kurusha iwabo bafite amikoro ndetse n'imitungo myinshi. Bamwe bakunze kubiteramo urwenya bavuga ati buriya mwana yavukiye mu mireti, ariko wareba amagara ye ukabona ni ntayo. Ese biterwa n'iki? Ndetse basobanukiwe ibyo gutegura amafunguro yujuje intungamubiri ku buryo buhagije, ariko wareba abana babo ukabona barananutse cyane. Ni mu gihe usanga abandi bavuga ngo kwa runaka havuka abana babyibushye, ariko hakagaragaramo umwe cyangwa babiri bananutse, bigatuma badashobora kubisobanura neza. Siyansi ivuga iki kuri iyi ngingo? Umwarimu wigisha iby'imirire n'intungamubiri muri kaminuza ya Rhode Island, Catherine Melanson, yavuze ko kuba umuntu yabyibuha bikabije mu rugero cyangwa akananuka bikekwa ko biterwa n'impamvu zitandukanye zirimo inkomoko, imikorere y'umubiri ndetse n'imyitwarire. Ibiza ku isonga ni uburyo umubiri w'umuntu byaza ingufu intungamubiri ziri mu byo yariye kugira ngo akomeze kubaho, cyangwa se metabolism. Mwarimu Melanson asobanura ko kuba hari abantu benshi barya buri kimwe cyose bakunze ariko ntibabyibuhe, mu by'ukuri ntibaba bariye byinshi kurusha abandi. Yemeza ko iyo umuntu agize icyo arya ku ifunguro rikurikira arya bike ugereranije n'ibyo yayiburye, kuko aba asa n'uwuzuza. Hagaragazwa ko kandi imikoreshereze y'umubiri cyangwa se physical activity, bitabaye ngombwa ko ujya muri siporo yateguwe, igira uruhare mu kugena umubyibuho. Abantu bungutse mu buryo bakora bavugwaho kutabyibuha cyane, nk'iyo bagenda bakaba bihuta gukora akazi, bakabasaba kuba bategutse cyangwa kuba bashobora kumara umunsi bakina n'abana babo. Hari n'abifitemo kubanguka muri kamere yabo bivuye ku ruhererekane rw'amaraso y'umuryango. Ese biterwa n'iki? Ibyo byose ngo bigira uruhare mu kugena ingufu umubiri utakaza buri munsi batagombye gukora siporo. Abashakashatsi kandi bavuga ko kuba urwungano rw'ihererekanyamakuru mu misemburo iba mu maraso n'ubwonko imenyesha umuntu ko ahaze cyangwa ashonje, appetite regulatory system, rwaba rukora neza kuri bamwe, abandi ntirukore neza, byatuma umubyibuho wabo utandukana. Umwe muri iyo misemburo witwa leptin niwo ugena ibiryo umuntu akeneye kurya mu gihe kirekire.
bityo ngo iyo urwungano rukora neza umuntu ashobora kurya ingano y'ibiryo runaka akamara iminsi mike arya bike kandi agikoresha imbaraga asanzwe akoresha. Ibyo ngo biterwa n'uko uwo musemburo uba watanze amakuru ko ibiryo biri mu mubiri bihagije. Nanone kandi hagaragazwa ko uruhererekane rw'amaraso y'umuryango ashobora gutuma umuntu abyibuha cyangwa akagira ibiro biri mu rugero. Mu bushakashatsi bwashyizwe mu kinyamakuru PLOS Genetics muri 2019 herekanwa amoko 250 anyuranye ya DNA yafite aho ahuriye n'umubyibuho ukabije. Ni ingingo yakoze hagereranwa abantu 1322 bafite ubuzima bwiza ariko bananutse, n'1985 bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abantu 10433 bafite umubyibuho usanzwe. Hagaragaye ko abakoreweho iyi nyigo bari bafite uturemangingo mu maraso gene duke dufitanye isano n'umubyibuho ukabije. Ibyo ariko umwe mu bakoze ubwo bushakashatsi Dr. Ines Barroso avuga ko utwo turemangingo tutashingirwaho twonyine hagenwe umubyibuho w'umuntu. Yagize ati ntitwigeze tubona gene zihariye kuba zarinda cyangwa zikongera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije. Hari n'abasanganwe gene zigaragaramo umubyibuho ukabije kandi batabyibushye mu by'ukuri. Nubwo izo mpamvu zose zagaragajwe, abashakashatsi bavuga ko ari izikekwa ariko zitemezwa mu buryo buhamye. Biracyagoye kwemeza ko hari ikigena ingano y'umubyibuho kiba mbere cyangwa ko ari we ku giti cye ugena uko bigenda. Njye nari Olivier Rwanda.